umva ko babysitting bikomeje ariko araseka mw'abantu seka bitaraba cyenda nkuko nababwiye umva turimo turababysitting hano maniese chérie kabavuga ariko hari izuba we ndamukanze hari izuba sha hari izuba rimeze nabi hano kambe nicaye ariko cunda twicaye hano Cinde uzajya ibiganira arambwira ati bite ariko bajoje kumvikana byacu dukuna hano bigeze ako ndashaka kumuheka ako ndashaka ko komeza kuganira ngo nshaka kumuheka kiri kuganira Cunda we umva nuko ntamubereka kuri kamera ariko murebye ukuntu ari guseka hano bazamubona ari igikumi n'abazaza kumusura mu rugo iwabo bazakubona sibyo Cunda sibyo aragira ati bazambona janzi basi hello guys mumeze neza aba queen welcome back to our YouTube channel kuri The Queens Official mumeze neza natwe turaho tumeze neza uyu munsi nagarutse njyenyine n'ubwa mbere Pasi ntabwo yabonetse kwera akazi afite ibindi binarimo I hope ko mumeze neza so uyu munsi rero murabona kuntu turi ahantu hasa neza cyane bahita kuri Luxury Garden Palace kabari Norvège ugeze ku isoko utambika umuhanda w'igitaka imbere gato nko muri metero 100 sibyo Joshua nko metero 100 naho ngaho n'ahantu heza haba ni hoteli bafite amacumbi bafite na appartement bafite n'ahantu bakorera amakwe salle tente plutôt bafite sauna massage n'ahantu hasa neza pe nuko Joshua atari kwabereka hose ariko araza kunyuza amabereke n'ahantu heza hasa neza cyane muzaje muza kuhafatira akantu uva iyo hicaye nk'ubundi bandareba imisozi yose Kigali Ruyenzi ubiri kureba ibintu byiza bitatse u Rwanda bitandukanye ndabifuriza rero kuzaza namwe mukagera hano hantu mukahareba so today uyu munsi rero nagarutse njyenyine ni n'ubwa mbere by the way biraza no kungora cyane ariko ndaza kugerageza uyu munsi rero nashatse kubereka kuvuga ku kintu kijyanye n'aba nyirasenge b'abantu kuba nyirasenge w'umwana w'umuntu ikintu bisobanuye uburyo wafata umwana ubereye nyirasenge ariko muri ubwo buryo bwo kubereka uburyo kubabwira uburyo ababyeyi nyirasenge w'umuntu agomba kubana n'umwana abereye nyirasenge nkaba nanaje ntinganzima uyu munsi yakoze ikizame mu kiganiro cy'ubushize mwarakibonye tujya kumureba aho yigiraga twabwiye ko ari bukore the next day ariko ntabwo yakoze kubera yararwaye ntiyakora afata rero itariki uyu munsi nibwo yaje gukora ikizame akaba yaje gukorera Norvège nyine hanyuma rero nkaba naje kumufasha umwana ubizi ko afite umwana mutoya Cunda so naje rero kumufasha umwana
urumva kwirwa ari mu bizamini yo stress umwana ari kumwe n'umukozi wenyine ntabwo bimeze neza ntabwo abaye mpari byaba byiza kurushaho urumva umukozi usanzwe umurera basanzwe bahorana barabana nta n'ikibazo ariko nyine nanjye numvise nshaka kuza kumufasha kumwereka iyo support ko mpari no kumufasha umwana baraza kumubona cunda ari hano baraza kumubona nuko nanifashwe nyavuga ati mbanze mbaganirize ari hano inyuma ya kamera ariko ndaza kubereka ukuntu twirirwanye ukuntu bimeze so kuba rero kuba nyirasenge w'umuntu se Joshua uko abaye kirege ko wagira ngo ndi kuvuga igishinwa ikidarameza Joshua barandeba ndimo ndavuga ikidarameza upfura apfasha none koba kumfasha kuba shangazi w'umuntu ngewe nagize amahirwe ngira abashangazi banje kandi baba no mu buzima bwanjye barabimininga Joshua banyogosenge bemeze bite ese ko bayikirage ufite ikihe kibazo uyu musorera ariko ikintu abantu banyirasenge naho kame bafiteho nosi ubundi kera abanyarwanda bajya bavanga utagira nyirasenge ari isenga akantu rakaze Joshua rero hari ibintu byamuhungabanyije mu kanya kashize ariko yahungabanye pe uva mu kanya kashize yahungabanye bitarabaho ntabwo ahungabanye ko ndabona no kuvuga byakunaniye urumva kuba nyirasenge w'umuntu hari amatemanyaje twagiye twumva ngo hari abana bafite ba nyirasenge batavugana umwana kuri ubukwe nyirasenge akaza mu bukwe azanye yitwaje iki Joshua akaza mu bukwe yitwaje iki mu bukwe bw'umwana bereye nyirasenge akaza yitwaje iki ako se Joshua uri mu biki famurayo wa musore famurayo nyirasenge w'umuntu arabana hari umwana ushaka kugira ukavuga ati shangazi wanjye naza mu bukwe bwanjye burapfuye karabaye arabwishe neza ntabyumvise ibyo bintu ntubizi ntujye byumva ariko ntago byagakwiriye n'ukuri kuko nibaza ko umwana wa musaza wawe umwana wa musaza wawe ugomba kuba nk'umwana wawe ugomba kumukunda nk'uko ukunda umwana wawe ugomba kumufata nk'uko ufata umwana wawe kandi ni na byiza ni ukuvuga ngo niba umuntu umubese wababyariye iyo abonye support yabashiki b'umugabo we biba ari byiza cyane nawe bimuha courage abona ko munamwitayeho abona ko atari gukorera ubusa kameme hari ushaka kugira ikibazo ukagirana ikibazo n'umuntu mwabyaranye cyangwa se umugabo mubana ariko iyo mugiranye ikibazo buri munsi ukabona bashiki be bari ku ruhande rwawe abana barabakunda ugira courage wumva ko mbese ikintu urimo ukora gifite abantu benshi akamaro niko navuga njyewe ngira ngo impamvu ku giti cyanjye impamvu abana bamusaza wanjye mbakunda nk'abanjye banumva nyine naba mu buzima bwabo nuko nagize amahirwe nkagira ba masenge nababaye mu buzima bwanjye reka mbahe nk'akayisitari gatoya afite shangazi wanjye nkunda cyane yitwa Mama Thierry ndanamusoje cyane ndabizi nabajya areba bine biganiro ndamusoje Mama Thierry rero kera ku ishuri bigeze kunyirukana nakererewe uri kumva Joshua kanguye inkuru utaruzi bigeze kunyirukana ku ishuri nakererewe noneho banyirukanye mama ati wa mwana we bakwirukana gute niko akunda urumva umwana abasanzwe no mu ishuri ubona nta performance ihari itari nyinshi none wabona performance itanahari ukavuga ati wabona no gukererwa buriya yabishyizemo n'ubushake bwe ariko mu by'ukuri ntabwo nari nakererewe kubera ubushake kuko urumva nigaga mu Busanza kuri apeka hari na kure kuva mu kajagari kugera hari kure harimo akagendo kwa mama we ntiyabyumvise nkuko ko nakererewe ko arakora kure yaravuze ati niko sha bararakara cyane shangazi waje rero ikintu yankoreye we yarabyumvise ikintu yese akora
bwakeye mu gitondo anshakira umumotari uzanjyana ku ishuri buri munsi. Uri kumva nyirasenge w'umuntu shagaze umuntu aramwumva, yahise anshakira umumotari ukajyana ku ishuri akamwishyura buri kwezi. Aho kantu yankore n'akantu sinshobora kukibagirwa. Urumva nkuko natanye bevuga ni umuntu nkunda cyane. Ako ni nk'agace n'akantu kamwe babwiye mu bintu yankoreye ibintu byinshi atari nanjye gusa n'abavandimwe banjye. Nyine yabaye masenge wanyawe, kandi so nyine bashangaze bacu bashiki ba papa bose kabisa bajuwarore ko abashangaze. No vuga ngo no mu bukwe nuko nge ntarabukora, ariko nka no mu bukwe umunsi nzakora ubukwe abantu bazaza mu bukwe bwanjye bazabibona. Rero nibaza ko ariko ubundi twakagombye kubaho. Nibaza ko ariko umuntu wese yakagombye kubana n'umwana, kuba nyirasenge w'umuntu. Ntube nyirasenge wa wundi utegerezwa gusa kuzaza mu munsi w'ubukwe, kuko haba hari amakado. Ahubwo ubundi ari amakado bahereza abanyirasenge batanagize ikintu cyo gukora. Ari amakado ni uniforme ni biki? Huko buri bukwe haba hari amakado ya ba nyirasenge na ba nyina wabo, ngira ngo egora toshuta ubukuna na bufilima nese biriya bimeze nk'ari uniforme. Rero umuntu ntago twakwiye kujya dukora uza mu bukwe ubashangaza umuntu gutegereza kuzaza mu bukwe gusa akagwereza impano kandi nta kintu wakoze. Bihere hasi bitangire ku mwana ungana na cunda w'amezi akimwana kivuka uri mu buzima bwe, ku buryo n'umunsi bazagwereza iyo mpano uzavuga ati I deserve this. Iyi mpano bampaye ni impano ugombaga kubona, kubera yuko umwana wamubaye hafi. Kandi ntibisaba ibintu byinshi, ntibisaba kuba wenda uvuge ngo ufite amafaranga menshi ngo uzamugurira amakanzu uzamwishyura minervare. Niyo waba nta mafaranga ufite no kumureba gusa presence yawe mu buzima bwe, kuba muri kumwe uburyo urabona hari ukuntu umuntu ajya ahantu, tuvuge wenda uri nka murumuna wanjye agashaka wenda akabyara, ntagera mu rugo ugasanga abana ntago bakuzi. Uribaza icyo kintu? Ntago ibyo bintu byagakwiriye, vraiment ntago byagakwiye. Urumva ugomba kuba mu buzima bw'umwana, ku buryo umwana nugera ni wawo mu rugo akubona akanezerwa akishima akakumenya mukamenyana. Niko kujwa role ya nyogosenge mu buzima. Joshua ariko ndumva nta kintu ashaka kubivuga se kuba amasenge y'umuntu ugomba kubikorera ntube gusa abantu baza kuri receiving amagift nta kintu bakoze. Nukuri ntago byagakwiye. Hanyuma n'abana batita kuri ba nyirasenge uko mu rusyo ukomene ngasire, uretse ko wenda nyogosenge we kubera ko aba ari mukuru kuruta, kandi tuzi ko umubyeyi ni uguhereza umurongo ngenderwaho, sibyo? Umubyeyi ni utanga umurongo ngenderwaho. Ariko n'umwana niba tuvuge urugero, niba ngo hari ibintu biba mu miryango hari ukuntu hukumwe ababersere batumvikana. Hari kumwe ababersere batumvikana, tuvuge wenda ngewe rero impamvu nkunda kuvuga binganzima nta wundi mubersere abantu bazagira ngo niyo mubersere mfite, niyo mpamvu mbona ari rugero ngomba gutangaho. Tuvuge guhera nk'ubu ngubu ngiye na mpingazima twagirana ikibazo ugasanga mbishyize ku bana, kandi cunda na Skyra nta kosa na rimwe bafite, nta hantu bahure n'ibibazo byanjye nawe. Hanyuma uko tuzagenda dukura none tugirana ikibazo none aha bikazagenda bikura nabyo paka tukada dusaza icyo kibazo kigihari, ugasanga umwana nawe agendeye muri icyo kigari. Ntago ugomba kugendera mu kigari cyuko umubyeyi, urumva nubwo bavuga ngo umuntu atakunze umubyeyi wawe nawe ntabagukunze, ariko iyo umuntu agenda ku rugendo urajija, donc urareba ukavuga ati se nubwo wenda masenge afitanye ikibazo na mama, ese koko ntabwo nkunda njyewe? Bashoka barajyana ikibazo kera bakiri batoya bitewe n'impamvu zitandukanye utanapfa kumenya.
hanyuma bagakura muri icyo kintu, hanyuma nawe wavuka waza muri urwo rugo, wavuka ntubone shangaza wagusura, ntubone niba mwagize ibirori ntubone yabitashye. Biragoye, yego ndabyumva ko biragoye kuba wamumenya, sibyo? Ariko niba ufite amakuru ko hari buriya papa wanjye n'ujya ukunda kuvuga ngo amaraso si amazi ngo amaso ntabwo ari amazi. Umuntu wawe iyo muhuye kameme urabyumva, ubyiyumvamo. Hari ukuntu udashobora kudescribing ukuntu umuntu wawe aba ameze, ariko umuntu wawe iyo umubonye ubyiyumvamo, uramumenya. niyo mwaba uramumenya uramumenya. Rero ukagera ukavuga ati nubwo shangazi wanjye na mama batumvikana, ariko ni shangazi wanjye still ngomba kugerageza erega waba n'imbarutsi bahuza, waba ikintu cyiza cyabavuyemo bombi, ugahuza iyo miryango itameranye neza. Hanyuma uyu munsi ukuntu turi ahantu heza n'ukuntu mbona Joshua atari kuvuga kandi ariko ndi jyenyine, abizi ko ibintu biba bigoranye. Ubu ndi kumva nava mu kiganiro hamwe atari ko Joshua ufite igihe kibazo bimeze bite, ntabwo ushaka kumfasha. Nuvuga ngo pasi n'abadahari uzahita bibera ipupu binekira shapasi. Hano hantu habaye iwacu muri Luxury Garden Palace, umva ni heza guys, ndahabashimiye pe, ni heza. Ku mugoroba umuntu azageza gufatira agafanta hano, sibyo? Cyangwa ukanywa amazi rega mu rugo haba suku waza ubu urumva ushaka kuzaza kunywa amazi y'igihumbi, jibu ari bibiri koko. Ibido kuri robine nk'ijana amaritiro ibibaze sebwo oya ntabwo waza kunywera amazi ahantu hasa neza gutya. Uraza ukicara ukanywa agafanta, ukarya akaburushete, ukicara ahantu hasa neza, ugafata akantu kameze neza, ubucunda ari ahantu hano mva. Ntago nuko nyine ntago nahabereka muhabonye ukuntu hameze, urumva ukuntu hameze mwakumirwa, harasa neza pe. Uyu munsi rero topic numvaga nifuza ko kubaganirizaho bwa mbere, naje kuri kamera mbere yanyu njyenyine muze no kumbwira muri comment, muze kumbwira ati uyu munsi umva byari yego cyangwa se byari bibi. Nagerageje bajya pasi gensereza ngo ntabwo njya mvuga, ariko ko none ndi njyenyine buside kuvugana nubwo ariko birimo biragira bitya, ariko nagerageje bizanagenda biza nuko mutwereka urukundo. Kandi dukomeje gushimira abantu bakomeje gukora subscribe, abantu bakomeje kutwandikira muri comment nziza n'izitari nziza zose turabashimiye. Mukomeze mukore subscribe, share, comment, like. Nukuri Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mutwereka urukundo, natwe tuzakomeza tugerageza kubana namwe, kubereka ibintu bitandukanye byo dukora hano, vlog, nubwo tutara gusenga, gusirimba, kuririmba, kuganira ku bintu bitandukanye biri mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubereka ubuzima bwacu ko bumeze, ko tubayeho. Nibyo nibaza ko ari ibyo, namwe mukajya mukatubwira ibyo muba mwashimye, ibyo muba mutashimye, ibyo twahindura. Nukuri mukomeze supporting, mutwereke urukundo, natwe turi hano ku bwanyu. So reka rero banze ndebe cundaho gato, and then mukanya ndagaruka ndabereka ukuntu umunsi wanjye wagenze na cunda. Nibi dukundira ndaza no kubereka mpinga nzima umujo mukuru, ndaza kubereka nabishaka araza kuza hano atuganirizemo gakeya, maraza kubibona. Donc murakomeza mubibona, ino vlog iracyakomeje, ni ndende. Ciao ciao.
umva ko babysitting hano bikomeje ariko araseka mw'abantu seka bitaraba cenda nkuko nababwiye umva turimo turababysitting hano maniyese chérie kabavuga ariko hari izuba we ndamukanze hari izuba sha hari izuba rimeze nabi hano kambe nicaye ariko cunda twicaye hano umva turakomeje hano kureba kuba turi kurera cunda nabwiye ko ndibereka umunsi wanjye na cunda uyu munsi n'uwanjye na cunda uko babysitting ariko aritonda buri kwa mwana uri kuri kamera akaba yica ari muri position imwe yatuje umva ntavuga cunda araseka ariko cunda aragiye mu bita cunda aragiye uragiye ntabwo wavugira hejuru uragiye igo arimo areba byo kuri luxury garden palace yeah cunda nawe yahageze ibaze abakwini baze ko cunda yabatanze hano hantu mwakwihanganye ko mukagira hano nuko ari heza kweri cunda uzajya ibiganira arambwira ati bite ariko bacuruje kumvikana byacu dukunda ahantu bigeze ako ndashaka kumuheka ako ndashaka ko komeza kuganira ngo nshaka kumuheka akiri kuganira cunda we umva nuko namubereka kuri kamera ariko murebye ukuntu ari guseka hano bazamubona ari igikumi n'abazaza kumusura mu rugo iwabo bazakubona sibyo cunda sibyo aragira ati bazambona ko avuze ngo yego nibyo aravuze ngo yego bazamubona bashi azuru ururimi n'uruhe mwana cunda uri kuvuga ikidaramezo sha bivuga ikidaramezo sha bivuga ikidaramezo cunda umva bimeze bite kandi ngiye kumuheka bakabibona ukuntu ngenzi guheka abana ahubwo Joshua bukatinze maze muheke Joshua kangugisha ukuntu baheka abana urabanza ugashyiraho akantu kugira ngo urumva ibintu wambaye amavuta wisize amaparfum ibintu nk'ibyo byose umwana atabiho dafite shinge na rugi bitaza kugujya guys murabona umbe ibintu byo kubutwikira yabyanze basi uyu munsi rero urumva umunsi bikaba urangiye gutya naje ku babysitting cunda ndamuranje mbona ko atangiye kurira namenganze ibizama akabara birangije turabaheza update mu kanya abantu badafite perimi mubayeho muti
umunsi wacu wabonye ukuntu byatangiye mbabereka ibi bireba mubonye ukuntu bigiye nindwara amagana imyaka muzamenye icyo nazi kavumbi nanze kwambara inkweto zifunze kubera ukuntu nagize ntari nizeye amburiyari ariko ikintu gihari perimi turayicyuye twayicyuye bro simbira amakombe twe turatashye utaha wenyine wowe nta perimi ugira nababwiye ko sama mbazi cyakora umwaka wanjye ugeze muri 80%. Goals na settings muri 80%. Asigaye nk'utuntu tubiri gusa natwe ariko ni vuba mbere cyane ni gahunda ariko uzi umuntu wabyaye yamara kubyara akabona perimi niko sinarikora Bigaze batanye perimi shanda itahanye mwana wawe twazindutse ntago mu byukuri ntago twazindukiye ubusa perimi bro natashye saa 10 nako nabyutse saa 10 ngene nacunda wanjye n'umugabo wanjye jugujugujugu umuntu nakubwira ngo afite perimi yo mu Rwanda byubaha umwubahe nashaka no gonge aba yarayikoreye cyakoza nabonye bitoroshye mwabantu uvuga atarabona ko nabonye bitoroshye nabonye bitoroshye igitogotogo hafaho ni byoroshye iki bitoroshye kazi ya iyo wize neza uratsinda kwiga neza ugatsinda ubundi ubwoba nicyo kintu kibi uko buriya muri parking nagize ubwoba mu polisi agushaga hari ukahita uvuga ati ndapfuye none kambaye uyu munsi rero abakwine naje kubabwira kuri content y'ukuntu ba nyirasenge b'abantu bagomba kubana n'abana babo shanda gushimira kabisa nabyutse nta nubwo miganzima yarabizi ndavuga ni ngewe reka ngende njye kuba ndi kugira gute ndi ku babysittinga cunda nuko byarangiye none Imana iradufashije birangiye na perimi tuyicyuye ndagushimiye iyo nza kuba hatari umuntu mukuru nizeye ko afite umwana byari kundistabinga mu mutwe ariko nabonye ejo ndavuga nti nanarira aramukubita n'akanyonyo kubundi hatahege ariko nyine wamfashije ndagushimiye n'abandi bantu ba nyirasenge b'abantu cyangwa nyina wabo cyangwa abashuti nyine umuntu mufitanye isano jya umufasha mu bihe bitoroshye ntabwo buriya yakwibagirwa ndagushimiye nzagutsamo tukaba tugiye gukora iki turaza kumena iyi perimi turayimena hica tujye kwivunira umuheto ndashimira mwarimu wanjye ahantu hose nzagenda buvuga ndashimira mwarimu wanjye ni ukuri kw'Imana aguhereza kata zose zishoboka yamara akakwigisha no kuvugana n'umupolisi akakubwira ati usibye iriya uniforme bariya abantu bakorera igihugu n'abantu badufasha ntabwo ari abantu batinyitse wowe ugomba kubaganiriza washyizemo discipline kuko ari abo kubahwa ariko ugomba kubaganiriza mu buryo bwa discipline kuko iyo umuntu abonye ko wamutinye yakuvugishije ukamuvugisha ubwoba buragabanuka bro umuntu mushaka reka muhe nimero perimizo mufate noneho agakayi n'agakaramu mwandike nimero noneho yigisha bro ni umusirimu icyo ni cyambere n'umuntu utumva ikinyarwanda yamukoresha zose ariko yaje noneho ikintu kirenze buriya yaje hariya saa 10 nawe yazindutse araza akakubyibushya ihene yibyibushya ku munsi w'isoko cyakoza nabonye nawe yari yabuze amahoro abameze nk'uri kugeza akata hano ati insinzi yawe niyo yanjye ati ubu success ndayifite niyo natanka ryabo ahita ataga ewana arakubyimba kabisa akaguhereza bahe nimero n'abantu batavuga ikinyarwanda bavuga icyongereza igifaransa mujye mu akora ku muhima ni ponctuelle ni civilize ntago muzicuza muzabimbwira muzajya n'umuntu uko namubonye nsanzwe nanamuzi ariko by the way uramubwira akakumva nyine arakwigisha nk'umuntu uri kwigisha umuntu ukuze ntago avugana mana hari abantu bavugana imodoka kuzimana akatavuga ngo kubwo uruzuye ntago bivuga nyine iyo
azi kwigisha, kwigisha ni impano. Iyo mpano kabisa arayifite, ndamushimira, nzagenda muririmba ahantu hose. Ndamushimira tica wanjye. Vuga nimero. Ntago yigeze anyinuba kandi narakererwaga. Yaga kwinyigisha ngo umwana ararize nkaba ndatashye, cyangwa nkamubwira ngo 078 078 23 59 yitwa Kamuntu. Ewa. Izo nimero muzandika ahantu mujye mumuhamagara. Ariko kandi mubeho mufite permis. Nanjye kera narivugishwaga ngo nangwa reka ya stress sinzazo. Ni stress ariko ni nanubwo abantu bafite permis buri bwo tugiye kujya tuvugana. Ngiye kujya ko nandika wenda tuvuge Cynthia nta permis. Mutaga ngo no. Ngashyiraga kano. Noneho wenda Pasi nta arayifite n'urugero Pasi permis kugira ngo ntandukanye irondo n'ibisamba. Ariko njewe mavuye nanjye niyandikishije uko bakora. Ubwo rero ndagushimiye, Imana igumugisha. Hanyuma abakwini mwakoze kubana natwe. Yego ndagushimiye. Kandi rwose ndabakunda, mwaransengeye baranabinyandikiye na mu gitondo abantu banyandikiye ama message menshi kabisa ati courage. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha, mukore subscribe, mukomeze ibiganiro bigende neza. Komeze bari kugira gute bari kutwiyumvamo mudukunde tubakunde dukundane sibyo. Hari utuntu twiza tuzagenza koko iki ari ikiryango nzajya mpaza kenshi. Ikiryango nimujye mumubona nimukajya bavuga atari kubundi nugushini byarondo zibanze n'ibisamba. Harimo ikiryango, ikintu cy'ikiryango tugomba kuhaba kubwa besere. Ciao. Bye.